reka turabe rero bazamuka neza cyane bitonze abasore ikipe ya Rayon Sport. Rambura pasi yitwa Paul Weya, agunga pasi hagati mu kibuga cenga azamuka neza cyane yitonze Paul Weya, ashakisha mugenzi we Abubakar Traore. Reka turabe azamuka neza cyane yitonze, rambura pasi kwa Birizi yaturutse mu Burundi, imbere y'izamu isha kuramo neza cyane abasore ikipe ya Vipers. Reka turabe yitwa Mohamed Andre Kapatos. Reka turabe azamuka neza cyane yitonze yitwa Jibrin Kapatos. Reka turabe azamuka neza cyane yitonze Kayembe Aborhas. Reka turabe Kayembe Burhans. Reka turabe zamuka neza cyane Vipers, tiktak nziza, shakisha umuntu neza cyane yitonze, control imbere y'izamu isha kuramo neza cyane Ndizeye Samuel. Reka turabe Ndizeye arambura pasi neza cyane kwa Ngendahimana Eric, mutima defense ikipe ya Rayon Sport. Ngendahimana Eric zamuka neza cyane Ngendahimana Eric. Reka turabe shaka neza cyane yitonze, arambura pasi kwa Ndekwe Felix, usubiye inyuma gatoya Ndekwe Felix arambura pasi arisha umuntu byanza, control neza cyane yitonze Ndekwe. Reka turabe Ndekwe arambura pasi kwa Rafael Osahwe. Reka turabe zamuka neza cyane kwa Paul Weya, Abubakar Traore umunyakenya. Reka turabe zamuka neza cyane bitonze abasore ikipe ya Rayon Sport. Reka turabe imbere y'izamu isha kuramo neza cyane, turitse umuntu nibirajya isha kuramo neza cyane abasore ikipe ya Vipers. Reka turabe yitwa Bolafan Shikayata. Reka turabe azamuka neza cyane Mohamed Andre Kipata. Reka turabe azamuka neza cyane yitwa Denis Mukude. Reka turabe azamuka neza cyane kwa Denis Mukude n'ubundi cenga umuntu hari hagati mu kibuga. Reka turabe isha reka umuntu ariko ariyo umusifuzi hagati mwakuranye ko mukomeze nta kibazo, tanga avantage. Reka turabe zamuka neza cyane, reka turabe Ganijuru tereka hasi umuntu, umusifuzi ati mukomeze nka byabaye. Reka turabe isha kuraho neza cyane abasore b'ikipe ya Rayon Sport. Reka turabe match nziza cyane kabisa muri iyi minota. Reka turabe zamuka neza cyane yitonze Ngendahimana Eric. Reka turabe control yabuze hamenera, arambura pasi kwa Ndizeye Samuel. Arambura pasi neza cyane yitonze kwa Fersion. Reka turabe zamuka neza cyane Fersion, control neza cyane kabisa yitonze, arambura pasi kwa Mbirizi guturuka mu Burundi Kasaha International. Reka turabe Mbirizi agama. Reka turabe Mbirizi no gucenga akorero abasore ikipe ya Vipers bakuraho neza cyane bitonze. Reka turabe ikipe ya Vipers. Reka turabe zamuka neza cyane kabisa yitwa Ariandre Kitiama. Reka turabe neza cyane kabisa Ariandre Tikiaba. Reka turabe arambura pasi kwa Rafael Militao. Reka turabe azamuka neza cyane kabisa ariko Paul we yaramutereka hasi, ni kufana ikipe ya Vipers. Akabikufana ikipe ya Vipers bayitevo, ariko umusifuzi aravuga ati mubuze gatoya mureke kwihuta, ati ntabwo nasifuye nago nabahaye uburenganzira mwebwe, ati ninjye wa driver muri uyu mukino. Tera neza cyane kabisa si ikipe ya Vipers bari pasanya. Reka turabe ariko kuraho neza cyane Ngendahimana Eric ashaka kurenza ariko barukuraho, barugarura neza cyane abasore ikipe ya Vipers bari determine muri minota. Reka turabe Vipers imbere y'izamu isha hejuru cyane, awutera hejuru umusore w'ikipe ya Vipers. Mwibutsa ko rero umuntu wese kabisa ukunda ikipe ya Rayon Sport aje kureba iyi match yacitswe, ni match nziza kabisa. Akaba ari match rero, akaba ari match ya gicuti kuri Rayon Sport Day cyangwa se umunsi w'igikundiro. Reka turabe ijo reka turabe zamuka neza cyane kabisa Ndekwe Felix. Ndekwe arambura pasi kwa Leandre Onana. Reka turabe azamuka neza cyane Onana cenga umuntu hariya kabisa Messi wa Rayon, zamuka neza cyane Neymar. Reka turabe kuga pasi Abubakar Traore, zamuka neza cyane Abubakar Traore, arambura pasi kwa Rafael Osahwe. Reka turabe Rafael arambura pasi kwa Paul Weya cenga umuntu neza cyane kabisa yitonze distinction. Reka turabe rambura pasi kwa Ngendahimana Eric usa nk'uyigiye imbere gatoya. Reka turabe Ngendahimana Eric rambura pasi neza cyane kwa Paul Weya, azamuka neza cyane kandi kwa Abubakar Traore umunyakenya. Reka turabe Rayon Sport determine muri minota. Hari ingingo Francis Kiretse nawe hagaze avuga ati bimeze imbere y'izamu isha turitse umuntu areba kuramo neza cyane ikipe ya Vipers. Ikipe ya Vipers bakuramo neza cyane bitonze yitwa Ibrahim Traore. Reka turabe rambura pasi. Reka turabe shakisha umuntu hagati mu kibuga ariko witwa Mbirizi ratabara neza cyane arazibira. Reka turabe Mbirizi rambura pasi kwa Paul Weya zamuka neza cyane itonze, rambura pasi kwa Abubakar Traore. Reka turabe zamuka neza cyane Abubakar. Reka turabe imbere y'izamu isha
make utera poto yitwa Paul Weah muri kiriya cyane igitego kabisa ariko uteye poto poto kabisa. Reka turebe rero ashatse kwitabara abasore ikipe ya Vipers bibuze muri iyi minota, sinzi ikibazo bafite ariko barawugaruye neza cyane, yitwa Ibrahim. Reka turebe Ibrahim azamuka neza cyane, arambura passe hagati mu kibuga, control barako abasore ikipe ya Rayon Sport barazibira. Reka turebe yitwa Abubakar Traore azamuka neza cyane, tonze kwa Ndizeye Samuel arambura passe kwa Ganijuru Eri arambura passe kwa Fersion, tic tac ya Rayon Sport, arambura passe kwa Ngendahimana Eric. Reka turebe arambura passe kwa Mbirizi ku gituza, arambura passe shakisha Onana ukawucaringa neza cyane, arafata neza cyane kabisa, cenga mu Neymar. Reka turebe arambura passe kwa Abubakar Traore, Onana Neymar bo bariyo nta kundi aracenga n'icyatsi kagicenga kabisa. Reka turebe rero kipe ya Sport nitagira umwaka ngo abakinnyi bavunike, umwaka twazatwara igikombe kabisa, umwaka utaha igikombe ni cyayo. Reka turebe rero barizamukiye neza cyane, Ngendahimana Eric. Reka turebe rambura passe kwa Ndizeye Samuel, reka turebe kwa Ganijuru Eli, reka turebe Ganijuru zamuka neza cyane kwa Mbirizi, shaka mugenzi wari kamusore ikipe ya Vipers bakuraho, barizamukiye iberayizo kuramo neza cyane, witwa Bonel aragafata neza cyane na kamera, aragahoza aravuga ati anje ndi tayari kabisa muri iyi minota. Reka turebe rero match itari guhagarara habe na gatoya, match itari guhagarara umunota ku munota, match iri kuba iri kwendereya. Reka turebe rero zamuka neza cyane Ngendahimana Eric azamuka kwa Bakari Traore, arambura passe kwa Ndekwe Felix, arambura passe kwa Onana, arambura passe kwa Salwe, arambura passe kwa Mbirizi, arambura passe kwa Ngendahimana, arambura passe kwa Samuel, Kanijuru, Felicien, Ngendahimana, Mbirizi, Paul Weah, tic tac, Salwe, arambura passe kwa Bakari Traore, shaka ku buryo amutereka hasi ariko basanga n'igisore yarari yaratamiye. Reka turebe rero zamuka neza cyane Onana, kuraho neza cyane abasore ikipe ya Vipers. Reka turebe Ndekwe Felix acenga mu neza cyane, Ndekwe arambura passe, Ndekwe Felix arambura passe Fabinho. Reka turebe zamuka neza cyane yitonze, reka turebe arambura passe kwa Bakari Traore, n'ubundi shanyaguza umuntu ari hagati mu kibuga so ikipe ya Rayon Sport kabisa, bashwanyaguze ku Rayon Sport Day yitabiriwe, iyi Rayon Sport Day yitabiriwe kabisa, umufana yaje yahamenetse cyitwa umufana kabisa. Reka turebe rero Abubakar Traore, Salwe, Paul Weah, Mbirizi. Reka turebe rambura passe kwa Ngendahimana Eric, cenga umuntu neza cyane yitonze kwa Samuel Ndizeye, azamuka neza cyane rambura passe kwa Abubakar Traore, rambura passe kwa Ndekwe Felix. Reka turebe shakisha Onana bamuzibira ari babiri batatu bane ariko arabacenga. Reka turebe rashaka uburyo ahereza Abubakar Traore ku mupira urenga, akaba ari ngo n'ikipe ya Vipers ku ruhande rw'ibumoso werekeza ku izamu rya Bonel, kiza ku izamu rya Hategekimana Bonel. Reka turebe rero, reka turebe uko biraza kugenda, reka turebe se biraza kugenda bite, reka turebe se nindi ubuze kwitwara neza, reka turebe se nindi ubuze gutsinda umukino. Ariko nanone icyitwa Rayon Sport Day iyo munsi niwo wa mbere, kabisa, munsi ngaruka mwaka rero. Ubwo rero twizera ko abantu dukurikiye kuri YouTube, channel yacu mwese akameje kugenda mwenjoyinga neza cyane kabisa, akameje kugenda mwenjoyinga mugira ibihe byiza, ari nako dusuhuza abataramu bose batuye za Nyamirambo, kabisa, babankurikiye umunsi ku munsi ngenda mbahereza yambo, abwira ni kabisa muri abantu b'abakapo, kabisa, abantu bose batuye za Nyamirambo n'abantu b'abakapo banje, abera ko ndabemera cyane, abemera kabisa nibo abantu banje. Ariko abandi mwese namwe muri abantu banje, nyaboneka mutagira ngo abinyamirambo nibo bantu banje gusa. Ubwo rero ni gutyo bimeze kabisa, zamuka neza cyane bitonze rero, n'ubundi controle kuraho neza cyane ikipe ya Vipers batangiye kwinjira mu mukino neza, biraza kurangira gute, ese umukino uze kuwutsinda ni hatari. Reka turebe zamuka Paul Weah ashaka uburyo ya penetra mu izamu, ariko abasore b'ikipe ya Vipers barazibira neza cyane bitonze, abasore b'ikipe ya Vipers arazibira kabisa, azibira barazibira kabisa. Reka turebe rero Ganijuru Eli
reka turebe Ndizeye Samuel kontra hagati mu kibuga neza cyane yitonze arambura passe ati mu kibuga ikipe ya Rayon Sport baratabara shwanyaguza umuntu hagati mu kibuga ariko witwa Mbirizi akomeza kubibamba reka turebe Mbirizi arambura passe Mbirizi shakisha Traore Abubakar areka turebe Traore Abubakar reka turebe zamuka neza cyane yitonze kontra hagati mu kibuga Stone ikipe ya Rayon Sport reka turebe bari distinga muri iyi minota reka turebe icyo bari buze gukora se n'indi buze gutsinda umukino ngene ibyo ndi kwibaza icyo ndi kwibaza ni ikibazo kigera kiti ese n'indi uri buze gutsinda uyu mukino mbona bikaze ubwo no ikibazo rwose yakwibaza ariko nanone akabona ko Rayon Sport distinga ishobora kuza gutsinda umukino kabisa muraguze imitwe mutubwire tubwire se mwebwe murabona ari nde uri buze gutwara uyu mukino katurebe rero Abubakar Traore rambura pass kwa Paul Weah azamuka kwa Mbirizi azamuka neza cyane yitonze azamuka neza cyane yitonze kabisa shanyaguza mu Rwanda Ndizeye Samuel azamuka neza cyane yitonze rambura pass kwa Abubakar Traore shanyaguza kwa Paul Weah bawukuraho neza cyane abasore ikipe ya Vipers kontra attaque barizamuka ahubwo imbere y'izo isho kuraho neza cyane Ndizeye Samuel rambura kwaza muri seconde kwa Mugisha François Master reka turebe control neza cyane bitonze zamuka neza cyane kabisa sa ikipe ya Rayon Sport wana kumwitozo bawukoze noneho nta bintu byo kugwagwana bafite witwa Iradukunda Pascal ari kwita Messi w'abareyo aho mbona abantu bavuga bati katajya mu kibuga bacenge aracenga n'ibyatsi ni mubi cyane kabisa mubi cyane kabisa ubwo rero gutegereza tukaza kureba ngo bimeze bite kabisa bimeze bite hatari rero ni hatari abafana bo nabonye basizoye ubwo rero nabyo nukuza kubitegereza tukaza kumenya niba bari gufanira ukuri ari gufanira ukuri kabisa abundi wasanga ari no gufana ntano uri gutanga inkunga ngo bagore abandi bakinyi bitangaza Katubero Paul Weah zamuka neza cyane kwa Abubakar Traore rabwa Ndizeye Samuel rabura passe cyane tonze kwande kwa Fersion Ngendahimana Eric rabura passe reka turebe kwande kwa Onana rabura passe kwande kwa Mbirizi ashakisha mugenzi we kwande kwa Leandre Onana n'ubundi ashaka kurya kwinjira Onana kuraho neza cyane ikipe ya Vipers kuraho neza cyane bitonze reka turebe rero bazamuka neza cyane bitonze abasore ikipe ya Rayon Sport rambura passe yitwa Paul Weah agunga passe agati mu kibuga cenga zamuka neza cyane yitonze Paul Weah ashakisha mugenzi we Abubakar Traore reka turebe azamuka neza cyane yitonze rambura passe kwa Mbirizi yaturutse mu Burundi imbere isho kura neza cyane abasore ikipe ya Vipers reka turebe yitwa Mohamed Andre Kapatos reka turebe azamuka neza cyane yitonze yitwa Jibrin Kapatos reka turebe azamuka neza cyane yitwa Kayembe Aborhasa reka turebe Kayembe Burhaza reka turebe zamuka neza cyane Vipers tic-tac nziza shakisha umuntu neza cyane yitonze control imbere isho kura neza cyane Ndizeye Samuel reka turebe Ndizeye arambura passe neza cyane kwa Ngendahimana Eric mutima defense ikipe ya Rayon Sport Ngendahimana Eric zamuka neza cyane Ngendahimana Eric reka turebe shaka neza cyane yitonze arambura passe kwa Ndekwe Felix usubira inyuma gatoya Ndekwe Felix arambura passe arisha umuntu byanza control neza cyane yitonze Ndekwe reka turebe Ndekwe arambura passe kwa Rafael Osahwe reka turebe zamuka neza cyane kwa Paul Weah Abubakar Traore umunyakenya reka turebe zamuka neza cyane bitoza bose ikipe ya Rayon Sport reka turebe imbere isho kura neza cyane turitse umuntu nibirajya isho kura neza cyane bose ikipe ya Vipers reka turebe yitwa Bolafan Shikayata reka turebe azamuka neza cyane Mohamed Andre Kipata reka turebe azamuka neza cyane yitwa Denis Mukude reka turebe azamuka neza cyane kwa Denis Mukude n'ubundi cenga umuntu hari hagati mu kibuga
kibuga reka turaba isho reka umuntu ariko riyo umusifuzi hagati mwakuranye ko mukomeze nta kibazo tanga avantage reka turebe zamuka neza cyane reka turebe ganijuru tereka hasi umuntu umusifuzi ati mukomeze nka byabaye reka turabeza isho kuraho neza cyane abasore b'ikipe ya Rayon Sport reka turebe match nziza cyane kabisa muri minota reka turebe zamuka neza cyane tonze Ngendahimana Eric reka turebe control ya buzamenera arambura pass kwa Ndizeye Samuel arambura pass neza cyane tonze kwande kwa Fersion reka turebe zamuka neza cyane Fersion control neza cyane kabisa itonze arambura pass kwa Mbirizi guturuka mu Burundi Kasaha International reka turebe Mbirizi agamba reka turebe Mbirizi na gucenga akorero abasore ikipe ya Vipers bakuraho neza cyane bitonze reka turebe Kiba Vipers reka turebe zamuka neza cyane kabisa yitwa Leandre Kitiama reka turebe neza cyane kabisa Leandre Tikiaba reka turebe arambura pass kwa Rafael Militao reka turebe azamuka neza cyane kabisa ariko Paul we yaramutereka hasi ni kufura ikipe ya Vipers akari kufura ikipe ya Vipers bayitevo ariko musifuzi aravuga ati mubuze gatoya mureke kwihuta ati ntabwo nasifuye nago nabahaye uburenganzira mwebwe ati ninjye wa driver muri uyu mukino tera neza cyane kabisa ikipe ya Vipers bari pasanya reka turebe ariko kuraho neza cyane Ngendahimana Eric ashaka kurenza ariko barukuraho barugarura neza cyane abasore ikipe ya Vipers bari determine muri minota reka turebe Vipers imbere y'izom isho hejuru cyane awutera hejuru umusore w'ikipe ya Vipers mwibutsa ko rero umuntu wese kabisa ukunda ikipe ya Rayon Sport aje kureba match yacitswe ni match nziza kabisa akaba ari match rero akaba ari match ya gicuti kuri Rayon Sport Day cyangwa se umunsi w'igikundiro reka turebe ijo reka turebe zamuka neza cyane kabisa ndekwe Felix arambura pass kwa Leandre Onana reka turebe azamuka neza cyane Onana cenga umuntu hariya kabisa Messi wa Rayon zamuka neza cyane Neymar reka turebe kuga pass Abakar Traoré zamuka neza cyane Abakar Traoré arambura pass kwa Rafael Osalwe reka turebe Rafael arambura pass kwa Paul Weah cenga umuntu neza cyane kabisa yitonze distinction reka turebe rambura pass kwa Ngendahimana Eric usa nk'uyigiye imbere gatoya reka turebe Ngendahimana Eric rambura pass neza cyane kwa Paul Weah azamuka neza cyane kandi kwa Abakar Traoré umunyakenya reka turebe Rayon Sport determine muri minota hari ingingo Francis Kiretse nawe hagaze avuga ati bimeze bite imbere y'izom isha turitse umuntu areba kuramo neza cyane ikipe ya Vipers ikipe ya Vipers bakuramo neza cyane bitonze yitwa Ibrahim Traoré reka turebe rambura pass reka turebe shakisha umuntu hagati mu kibuga ariko witwa Mbirizi ratabara neza cyane razibira reka turebe Mbirizi rambura pass kwa Paul Weah zamuka neza cyane itonze rambura pass kwa Abakar Traoré Abubakar reka turebe zamuka neza cyane Abubakar reka turebe imbere y'izom isha utera poto yitwa Paul Weah muri kiriya cyane igitego kabisa ariko uteye poto kabisa reka turebe ashatse kwitabara abasore ikipe ya Vipers bibuze muri minota sinzi ikibazo bafite ariko barawugaruye neza cyane yitwa Ibrahim reka turebe Ibrahim azamuka neza cyane arambura pass hagati mu kibuga control barako abasore ikipe ya Rayon Sport barazibira reka turebe yitwa Abakar Traoré azamuka neza cyane tonze kwa Ndizeye Samuel arambura pass kwa Ganijuru Eri arambura pass kwa Fersion TikTok ya Rayon Sport arambura pass kwa Ngendahimana Eric reka turebe arambura pass kwa Mbirizi kugituza arambura pass shakisha Onana ukawucaringa neza cyane arafata neza cyane kabisa cenga umuntu Neymar reka turebe arambura pass kwa Abakar Traoré Onana Neymar bo bariyo nta kundi aracenga n'icyatsi kagicenga kabisa reka turebe rero kipe ya Sport nitagira umwaka unga abakinnyi bavunike umwaka twazatwara igikombe kabisa
umwaka utaha igikombe ni cyayo. Reka turebe rero barizamukiye neza cyane Ngendahimana Eric, Ngendahimana Eric. Reka turebe rambura pasi kwa Ndizeye Samuel. Reka turebe kwa Ganijuru Eli. Reka turebe Ganijuru zamuka neza cyane kwa Mbirizi, shaka mugenzi wari kwa musore kipe ya Vipers bakuraho barizamukiye imbere izo kura neza cyane witwa Bonel aragafata neza cyane na kamera aragahoza aravuga ati anje ndi tayari kabisa muri iyi minota. Reka turebe rero match itari guhagarara habe na gatoya, match itari guhagarara umunota ku munota, match iri kuba iri kwendereya. Reka turebe rero zamuka neza cyane Ngendahimana Eric, azamuka kwa Bakari Traore, aramura basi kwa Ndekwe Felix, aramura basi kwa Onana, aramura basi kwa Salwe, aramura basi kwa Mbirizi, aramura basi kwa Ngendahimana, aramura basi kwa Samuel, Kanjuru, Felicien, Ngendahimana, Mbirizi, Porweya, TikTok, Osalwe, aramura basi kwa Bakari Traore, shaka ku buryo amutereka hasi ariko basanga ni gisore yarari yaratamiye. Reka turebe rero zamuka neza cyane Onana, kuraho neza cyane basore kipe ya Vipers. Reka turebe Ndekwe Felix, acenga mu neza cyane Ndekwe arambura pase Ndekwe Felix, arambura pase Fabinho. Reka turebe zamuka neza cyane yitonze. Reka turebe arambura pase kwa Bakari Traore n'ubundi shanyaguza umuntu hagati mu kibuga cy'ikipe ya Rayon Sport kabisa, bashwanyaguze ku Rayon Sport Day yitabiriwe. Iyi Rayon Sport Day yitabiriwe kabisa, umufana yaje ewana yahamenetse ikitwa umufana kabisa. Reka turebe rero Bakari Traore, Osalwe, Porweya, Mbirizi. Reka turebe rambura pasi kwa Ngendahimana Eric, cenga umuntu neza cyane yitonze kwa Samuel Ndizeye, azamuka neza cyane rambura pasi kwa Bakari Traore, rambura pasi kwa Ndekwe Felix. Reka turebe shakisha Onana wa muzibira ari babiri batatu bane ariko arabacenga. Reka turebe rashaka uburyo ahereza Bakari Traore ku mupira urenga, akaba ari ngo n'ikipe ya Vipers ku ruhande rw'ibumoso werekeza ku izamu rya Bonel, kiza ku izamu rya Hategekimana Bonel. Reka turebe rero, reka turebe uko biraza kugenda, reka turebe se biraza kugenda bite, reka turebe se nindi rubuze kwitwara neza, reka turebe se nindi buze gutsinda umukino. Ariko nanone icyitwa Rayon Sport Day ewan iyo munsi niwo wa mbere, ayo munsi niwo wa mbere kabisa, munsi ngaruka mwaka rero. Ubwo rero twizera ko abantu dukurikiye kuri YouTube, dukurikiye kuri YouTube channel yacu mwese akameje kugenda mwenjoyinga neza cyane kabisa, akameje kugenda mwenjoyinga mugira ibihe byiza. Ari nako dusuhuza abataramu bose batuye za Nyamirambo, ari nako nsuhuza abataramu bose batuye za Nyamirambo kabisa, babankurikiye umunsi ku munsi ngenda mbahereza yambo. Abwira ni kabisa muri abantu b'abakapo, abwira ni muri abantu b'abakapo kabisa, abantu bose batuye za Nyamirambo n'abantu b'abakapo banje, abera ko ndabemera cyane, abemera kabisa nibo bantu banje. Ariko abandi mwese namwe muri abantu banje nyaboneka mutagira ngo abinyamirambo nibo bantu banje gusa. Ubwo rero ni gutyo bimeze kabisa. Zamuka neza cyane bitonze rero n'ubundi controle kuraho neza cyane ikipe ya Vipers batangiye kwinjira mu mukino neza. Biraza kurangira gute? Ese umukino uruze kuwutsinda ni hatari. Reka turebe zamuka Porweya ashaka uburyo ya penetra mu izamu, ariko abasore b'ikipe ya Vipers barazibira neza cyane bitonze. Abasore b'ikipe ya Vipers arazibira kabisa, azibira barazibira kabisa. Reka turebe rero Ganijuru Edi, reka turebe Ndizeye Samuel kontra hagati mu kibuga neza cyane yitonze, arambura pase ati mu kibuga sore ikipe ya Rayon Sport baratabara, shwanyaguza umuntu hagati mu kibuga ariko witwa Mbirizi akomeza kubibamba. Reka turebe Mbirizi arambura pase, Mbirizi shakisha Traore Abubakar, areka turebe Traore Abubakar. Reka turebe zamuka neza cyane yitonze kontra hagati mu kibuga sore ikipe ya Rayon Sport. Reka turebe bari distinga muri iyi minota, reka turebe icyo bari buze gukora, se nindi buze gutsinda umukino. Ngiye nibyo ndi kwibaza, icyo ndi kwibaza ni ikibazo kigera kiti ese nindi uri buze gutsinda umukino. Mbona bikaze, ubwo rero ikibazo rwose yakwibaza, ariko nanone akabona ko Rayon Sport distinga ishobora kuza gutsinda umukino kabisa. Muraguze imitwe mutubwire, tubwire se mwebwe murabona ari nde uri buze gutwara uyu mukino. Turebe rero Abubakar Traore rambura pasi kwa Porweya azamuka kwa Mbirizi, azamuka neza cyane
yitonze azamuka neza cyane yitonze kabisa shanyaguze mu Rwanda Ndizeye Samuel Ndizeye azamuka neza cyane yitonze nambara pasi kwa Bakary Traoré shanyaguze kwa Paul Weah bawukuraho neza cyane abasore ikipe ya Vipers contre attaque barizamuka ahubwo imbere y'izob isho kuraho neza cyane Ndizeye Samuel nambara pasi muri seconde kwa Mugisha François Master reka turebe control neza cyane bitonze zamuka neza cyane kabisa ikipe ya Rayon Sport wana kumwitozo bawukoze noneho nta bintu byo kugwagwana bafite witwa Iradukunda Pascal ari kwita Messi w'abareyo ahoze mbona abantu bavuga bati katajya mu kibuga bacenge aracenga n'ibyatsi ni mubi cyane kabisa mubi cyane kabisa ubwo rero gutegereza tukaza kureba ngo bimeze bite kabisa bimeze bite hatari rero ni hatari abafana bo nabonye basizoye ubwo rero nabyo ni ukuza kubitegereza tukaza kumenya niba bari gufanira ukuri bari gufanira ukuri kabisa abundi wasanga ari no gufana ntano uri gutanga inkunga ngo bagore abandi bakinyi bitangaza Gatubero Paul Weah zamuka neza cyane kwa Bakary Traoré Rabako Ndizeye Samuel Rabara passe neza cyane tunze kwande kwa Fersion Ngendahimana Eric Rabara passe reka turebe kwande kwa Onana Rabara passe kwande kwa Mbilizi ashakisha mugenzi we kwande kwa Leandre Onana n'ubundi ashaka kurya kwinjira Onana kuraho neza cyane se ikipe ya Vipers kuraho neza cyane bitonze reka turebe Vipers imbere y'izom isha hejuru cyane utera hejuru umusore w'ikipe ya Vipers mwibutsa ko rero umuntu wese kabisa ukunda ikipe ya Rayon Sport aje kureba match yacitswe ni match nziza kabisa akaba ari match rero akaba ari match ya gicuti kuri Rayon Sport Day cyangwa se umunsi w'igikundiro reka turebe ijo reka turebe zamuka neza cyane kabisa ndekwe Felix arambura pass kwa Leandre Onana reka turebe azamuka neza cyane Onana cenga umuntu hariya kabisa Messi w'abareyo zamuka neza cyane Neymar reka turebe kuga pass Bakary Traoré zamuka neza cyane Bakary Traoré arambura pass kwa Raphael Osalwe reka turebe Raphael arambura pass kwa Paul Weah cenga umuntu neza cyane kabisa yitonze distinction reka turebe rambura pasi kwa Ngendahimana Eric usa nk'uwigiye imbere gatoya reka turenge Ngendahimana Eric rambura pasi cyane cyane kwa Paul Weah azamuka neza cyane kandi kwa Bakary Traoré umunyakenya reka turebe Rayon Sport determine muri minota hari ingingo Francis Kiretse nawe hagaze avuga ati bimeze bite imbere y'izom isha turitse umuntu areba kuramo neza cyane se ikipe ya Vipers ikipe ya Vipers bakuramo neza cyane bitonze yitwa Ibrahim Traoré reka turebe rambura pasi reka turebe shakisha umuntu hagati mu kibuga ariko witwa Mbilizi ratabara neza cyane bazibira reka turebe Mbilizi rambura pasi kwa Paul Weah zamuka neza cyane itonze rambura pasi kwa Bakary Traoré Abubakar reka turebe zamuka neza cyane Abubakar reka turebe imbere y'izom isha utera poto yitwa Paul Weah ubundi kiriya cyane igitego kabisa ariko uteye poto kabisa reka turebe rero ashatse kwitabara abasore ikipe ya Vipers bibuze muri minota sinzi ikibazo bafite ariko barawugaruye neza cyane yitwa Ibrahim reka turebe Ibrahim azamuka neza cyane arambura passe hagati mu kibuga control barako abasore ikipe ya Rayon Sport barazibira reka turebe yitwa Bakary Traoré
azamuka neza cyane tonze kwa Ndizeye Samuel arambura pasi kwa Ganijuru Eri arambura pasi kwa Fersion tic-tac ya Sport arambura pasi kwa Ngendahimana Eric reka turebe arambura pasi kwa Mbirizi ku gituza arambura pasi shakisha Onana ukawucaringa neza cyane arafata neza cyane kabisa cenga umuntu Neymar reka turebe arambura pasi kwa Bakari Traore Onana Neymar bo bariyo nta kundi aracenga n'icyatsi kagicenga kabisa reka turebe rero kipe ya Sport nitagira umwaka unga abakinnyi bavunike umwaka twazatwara igikombe kabisa umwaka utaha igikombe ni cyayo reka turebe rero bariza mu kineza cyenda Ngendahimana Eric reka turebe rambura pasi kwa Ndizeye Samuel reka turebe kwa Ganijuru Eli reka turebe Ganijuru zamuka neza cyane kwa Mbirizi saka mugenzi wari kamusore kipe ya Vipers bakuraho bariza mu kiberayizo kura neza cyane witwa Bonel aragafata neza cyane na kamera aragahoza aravuga ati anje ndi tayari kabisa muri iyi minota reka turebe rero match itari guhagarara habe na gatoya match itari guhagarara umunota ku munota match iri kuba iri kwendereya reka turebe rero zamuka neza cyane Ngendahimana Eric azamuka kwa Bakari Traore arambura pasi kwa Ndekwe Felix arambura pasi kwa Onana arambura pasi kwa Salwe arambura pasi kwa Mbirizi arambura pasi kwa Ngendahimana arambura pasi kwa Samuel Ganijuru Felicien Ngendahimana Mbirizi Poroya tic-tac Salwe arambura pasi kwa Bakari Traore shaka ku buryo amutereka hasi ariko basanga ni gisore yaratamiye reka turebe rero zamuka neza cyane Onana kuraho neza cyane basore kipe ya Vipers reka turebe Ndekwe Felix acenga umuntu neza cyane Ndekwe arambura pase Ndekwe Felix arambura pase Fabinho reka turebe zamuka neza cyane yitonze reka turebe arambura pase kwa Bakari Traore n'ubundi shanyaguza umuntu hagati mu kibuga kipe ya Rayon Sport kabisa bashwanyaguze ku Rayon Sport Day yitabiriwe Rayon Sport Day yitabiriwe kabisa umufana yaje ewana yahamenetse cyitwa umufana kabisa reka turebe rero Bakari Traore Salwe Paul Weya Mbirizi reka turebe rambura pasi kwa Ngendahimana Eric cenga umuntu neza cyane yitonze kwa Samuel Ndizeye azamuka neza cyane rambura pasi kwa Bakari Traore rambura pasi kwa Ndekwe Felix reka turebe shakisha Onana bamuzibira ari babiri batatu bane ariko arabacenga reka turebe rashaka uburyo ahereza Bakari Traore ku mupira urenga akaba ariko ngo n'ikipe ya Vipers ku ruhande rw'ibumoso werekeza ku izamu rya Bonel kiza ku izamu rya Hategekimana Bonel reka turebe rero reka turebe uko biraza kugenda reka turebe se biraza kugenda bite reka turebe se nindi buze kwitwara neza reka turebe se nindi buze gutsinda umukino ariko nanone icyitwa Rayon Sport Day ewan iyo munsi niwo wa mbere kabisa munsi ngaruka mwaka rero ubwo rero twizera ko dukurikiye kuri YouTube dukurikiye kuri YouTube channel yacu mwese akameje kugenda mwenjoyinga neza cyane kabisa akameje kugenda mwenjoyinga mugira ibihe byiza ari nako dusuhuza abataramu bose batuye za Nyamirambo ari nako nsuhuza abataramu bose batuye za Nyamirambo kabisa babankurikiye umunsi ku munsi ngenda mbahereza yambo abwira ni kabisa muri abantu b'abakapo abwira ni muri abantu b'abakapo kabisa abantu bose batuye za Nyamirambo n'abantu b'abakapo banje abera ko ndabemera cyane abemera kabisa nibo bantu banje ariko abandi mwese namwe muri abantu banje nyaboneka mutagira ngo abinyamirambo nibo bantu banje gusa ubwo rero ni gutyo bimeze kabisa zamuka neza cyane bitonze rero n'ubundi controle kuraho neza cyane ikipe ya Vipers batangiye kwinjira mu mukino neza biraza kurangira gute ese umukino uze kuwutsinda ni hatari reka turebe zamuka Paul Weya ashaka uburyo ya penetra mu izamu ariko abasore b'ikipe ya Vipers barazibira neza cyane bitonze abasore b'ikipe ya Vipers arazibira kabisa barazibira reka turebe Vipers imbere y'izamu isha hejuru cyane utera hejuru umusore w'ikipe ya Vipers mwibutsa ko rero umuntu wese kabisa ukunda ikipe ya Sport aje kureba match yacitswe ni match nziza kabisa akaba ni match rero akaba ni match ya gicuti kuri Rayon Sport Day
cyangwa se umunsi w'igikundiro. Reka turebe ijo reka turebe zamuka neza cyane kabisa Ndekwe Felix Ndekwe arambura pasi kwa Leandre Onana. Reka turebe azamuka neza cyane Onana cenga umuntu hariya kabisa Messi wa Bareyo zamuka neza cyane Neymar. Reka turebe kuga pasi Abakar Traoré zamuka neza cyane Abakar Traoré arambura pasi kwa Rafael Osalwe. Reka turebe Rafael arambura pasi kwa Paul Weah cenga umuntu neza cyane kabisa yitonze distinction. Reka turebe arambura pasi kwa Ngendahimana Eric usa nk'uyigiye imbere gatoya. Reka turebe Ngendahimana Eric arambura pasi neza cyane kwa Paul Weah azamuka neza cyane kandi kwa Abakar Traoré umunyakenya. Reka turebe Rayon Sport determine muri minota hari ingingo Francis Christian nawe hagaze avuga ati bimeze bite imbere y'izamu isha turitse umuntu areba kuramo neza cyane se kipe Vipers Sekipe Vipers bakuramo neza cyane bitonze yitwa Ibrahim Traoré. Reka turebe rambura passe. Reka turebe shakisha umuntu hagati mu kibuga ariko witwa Mbirizi ratabara neza cyane ndazibira. Reka turebe Mbirizi rambura passe kwa Paul Weah zamuka neza cyane itonze rambura passe kwa Abakar Traoré Abubakar. Reka turebe zamuka neza cyane Abubakar. Reka turebe imbere y'izamu isha utera poto yitwa Paul Weah undi kiriya cyane igitego kabisa ariko uteye poto kabisa. Reka turebe rero ashatse kwitabara abasore ikipe ya Vipers bibuze muri minota sinzi ikibazo bafite ariko barawugaruye neza cyane yitwa Ibrahim. Reka turebe Ibrahim azamuka neza cyane arambura passe hagati mu kibuga control barako abasore ikipe ya Rayon Sport barazibira. Reka turebe yitwa Abakar Traoré azamuka neza cyane tonze kwa Ndizeye Samuel arambura passe kwa Ganijuru Eri arambura passe kwa Fersion tic-tac ya Rayon Sport arambura passe kwa Ngendahimana Eric. Reka turebe arambura passe kwa Mbirizi ku gituza arambura passe shakisha Onana ukawucaringa neza cyane arafata neza cyane kabisa cenga umuntu Neymar. Reka turebe arambura passe kwa Abakar Traoré Onana Neymar bo bariyo nta kundi aracenga n'icyatsi kagicenga kabisa. Reka turebe rero kipe ya Sport nitagira umwaka ngo abakinnyi bavunike umwaka twazatwara igikombe kabisa umwaka utaha igikombe ni cyayo. Reka turebe rero barizamukiye neza cyane Ngendahimana Eric. Reka turebe rambura passe kwa Ndizeye Samuel. Reka turebe kwa Ganijuru Eli. Reka turebe Ganijuru zamuka neza cyane kwa Mbirizi shaka mugenzi wari kwa musore kipe ya Vipers bakuraho barizamukiye imbere izo kuramo neza cyane witwa Bonel aragafata neza cyane na kamera aragahoza aravuga ati anje ndi tayari kabisa muri iyi minota. Reka turebe rero match itari guhagarara hamwe na gatoya match itari guhagarara umunota ku munota match iri kuba iri kwendereya. Reka turebe rero zamuka neza cyane Ngendahimana Eric azamuka kwa Abakar Traoré arambura passe kwa Ndekwe Felix arambura passe kwa Onana arambura passe kwa Osalwe arambura passe kwa Mbirizi arambura passe kwa Ngendahimana arambura passe kwa Samuel Ganijuru Felicien Ngendahimana Mbirizi Paul Weah tic-tac Osalwe arambura passe kwa Abakar Traoré shaka ku buryo amutereka hasi ariko basangana igisore yaratamiye. Reka turebe rero zamuka neza cyane Onana kuraho neza cyane abasore ikipe ya Vipers. Reka turebe Ndekwe Felix acenga umuntu neza cyane Ndekwe arambura passe Ndekwe Felix arambura passe Fabinho. Reka turebe zamuka neza cyane yitonze. Reka turebe arambura passe kwa Abakar Traoré n'ubundi shanyaguza umuntu hagati mu kibuga sore ikipe ya Rayon Sport kabisa bashwanyaguze ku Rayon Sport Day yitabiriwe. Iyi Rayon Sport Day yitabiriwe kabisa umufana yaje yahamenetse cyitwa umufana kabisa. Reka turebe rero Abakar Traoré Osalwe Paul Weah Mbirizi. Reka turebe rambura passe kwa Ngendahimana Eric cenga umuntu neza cyane yitonze kwa Samuel Ndizeye azamuka neza cyane rambura passe kwa Abakar Traoré rambura passe kwa Ndekwe Felix. Reka turebe shakisha Onana bamuzibira ari babiri batatu bane ariko arabacenga. Reka turebe rashaka uburyo ahereza Abakar Traoré ku mupira urenga akaba ariko ngo n'ikipe ya Vipers ku ruhande rw'ibumoso werekeza ku izamu rya Bonel kiza ku izamu rya Hategekimana Bonheur. Reka turebe rero Reka turebe uko biraza kugenda
reka turebe se biraza kugenda bite, reka turebe se ninde ubuze kwitwara neza, reka turebe se ninde ubuze gutsinda uyu mukino. Ariko nanone icyitwa Rayon Sport Day ewana, iyo munsi niwo wa mbere, aya munsi niwo wa mbere kabisa, munsi ngaruka mwaka rero. Ubwo rero twizera ko abantu dukurikiye kuri YouTube, dukurikiye kuri YouTube channel yacu mwese akameje kugenda mwenjoyinga neza cyane kabisa, akameje kugenda mwenjoyinga mugira ibihe byiza. Ari nako dusuhuza abataramu bose batuye za Nyamirambo, ari nako nsuhuza abataramu bose batuye za Nyamirambo kabisa, baba nkurikiye umunsi ku munsi ngenda mbahereza yambo. Abwira ni kabisa muri abantu b'abakapo, abwira ni muri abantu b'abakapo kabisa. Abantu bose batuye za Nyamirambo n'abantu b'abakapo banje, abera ko ndabemera cyane, abemera kabisa nibo bantu banje. Ariko abandi mwese namwe muri abantu banje, nyaboneka mutagira ngo abinyamirambo nibo bantu banje gusa. Ubwo rero ni gutyo bimeze kabisa. Zamuka neza cyane bitonze rero n'ubundi controle kuraho neza cyane ikipe ya Vipers batangiye kwinjira mu mukino neza. Biraza kurangira gute? Ese umukino uza kuwutsinda ni hatari. Reka turebe. Zamuka Paul Weya ashaka uburyo ya penetra mwiza Mariko. Abasore b'ikipe ya Vipers barazibira neza cyane bitonze. Abasore b'ikipe ya Vipers arazibira kabisa. Barazibira. Reka turebe rero. Bazamuka neza cyane bitonze abasore ikipe ya Rayon Sport. Rambura pass yitwa Paul Weya, agunga pass agati mu kibuga cenga zamuka neza cyane yitonze Paul Weya, ashakisha mugenzi we Abubakar Traore. Reka turebe azamuka neza cyane yitonze rambura pass kwa Birizi yaturutse mu Burundi, imbere y'izam isha kura neza cyane abasore ikipe ya Vipers. Reka turebe yitwa Mohamed Andre Kapatos. Reka turebe azamuka neza cyane yitonze yitwa Jibrin Kapatos. Reka turebe azamuka neza cyane yitwa Kayembe Aborhasa. Reka turebe Kayembe Burhanza. Reka turebe zamuka neza cyane Vipers, tic-tac nziza, shakisha umuntu neza cyane yitonze control imbere y'izam isha kura neza cyane Ndizeye Samuel. Reka turebe Ndizeye arambura pass neza cyane kwa Ngendahimana Eric, mutima defense ikipe ya Rayon Sport. Ngendahimana Eric zamuka neza cyane Ngendahimana Eric. Reka turebe shaka neza cyane yitonze arambura pass kwa Ndekwe Felix, usubira inyuma gatoya. Ndekwe Felix arambura pass arisha umuntu byanza control neza cyane yitonze Ndekwe. Reka turebe Ndekwe arambura pass kwa Rafael Osahwe. Reka turebe zamuka neza kwa Paul Weya Abubakar Traore umunyakenya. Reka turebe zamuka neza cyane bitonze abasore ikipe ya Rayon Sport. Reka turebe imbere y'izam isha kura neza cyane turitse umuntu ntibiranajya isha kura neza cyane abasore ikipe ya Vipers. Reka turebe yitwa Bolafan Shikayata. Reka turebe azamuka neza cyane Mohamed Andre Kipata. Reka turebe azamuka neza cyane yitwa Denis Mukude. Reka turebe azamuka neza cyane kwa Denis Mukude n'ubundi cenga umuntu hari hagati mu kibuga. Reka turebe isha reka umuntu ariko riyo umusifuzi hagati mwakuranye ko mukomeze nta kibazo tanga avantage. Reka turebe zamuka neza cyane. Reka turebe Ganijuru tereka umuntu umusifuzi ati mukomeze nka byabaye. Reka turebe isha kuraho neza cyane abasore b'ikipe ya Rayon Sport. Reka turebe match nziza cyane kabisa muri minota. Reka turebe zamuka neza cyane tonze Ngendahimana Eric. Reka turebe control ya buzamenera arambura pass kwa Ndizeye Samuel. Arambura pass neza cyane tonze kwande kwa Fersion. Reka turebe zamuka neza cyane Fersion, control neza cyane kabisa yitonze arambura pass kwa Mbirizi guturuka mu Burundi Kasaha International. Reka turebe Mbirizi agamba. Reka turebe Mbirizi na gucenga akorero abasore ikipe ya Vipers bakuraho neza cyane bitonze. Reka turebe ikipe ya Vipers. Reka turebe zamuka neza cyane kabisa yitwa Leandre Kitiama. Reka turebe neza cyane kabisa Leandre Tikiaba. Reka turebe arambura pass kwa Rafael Militao. Reka turebe azamuka neza cyane kabisa ariko Paul Weya aramutereka hasi. Ni kufura ikipe ya Vipers, akari kufura ikipe ya Vipers bayitevu. Ariko musifuzi aravuga ati mubuze gatoya amureke kwihuta, ati ntabwo nasifuye nago nabahaye uburenganzira mwebwe, ati ninjye wa driver muri uyu mukino. Tera neza cyane kabisa si ikipe ya Vipers bari pasanya. Reka turebe ariko kuraho neza cyane Ngendahimana Eric ashaka kurenza ariko barukuraho barawugarura neza cyane abasore ikipe ya Vipers bari determine muri minota. Reka turebe rero
bazamuka neza cyane bitonze abasore ikipe ya Rayon Sport. Rambura pasi yitwa Paul Weya, agunga pasi hagati mu kibuga cenga azamuka neza cyane yitonze Paul Weya, ashakisha mugenzi we Abubakar Traore. Reka turabe, azamuka neza cyane yitonze, rambura pasi kwa Birizi yaturutse mu Burundi, imbere y'izamu isha kuramo neza cyane abasore ikipe ya Vipers. Reka turabe yitwa Mohamed Andre Kapatos. Reka turabe, azamuka neza cyane yitonze yitwa Jibrin Kapatos. Reka turabe, azamuka neza cyane yitwa Kayembe Aborhas. Reka turabe Kayembe Burhas. Reka turabe, azamuka neza cyane Vipers, tic-tac nziza, shakisha umuntu neza cyane yitonze, control imbere y'izamu isha kuramo neza cyane Ndizeye Samuel. Reka turabe Ndizeye, arambura pasi neza cyane kwa Ngendahimana Eric, mutima defense ikipe ya Rayon Sport. Ngendahimana Eric, azamuka neza cyane Ngendahimana Eric. Reka turabe, shaka neza cyane yitonze, arambura pasi kwa Ndekwe Felix, usubira inyuma gatoya, Ndekwe Felix arambura pasi, arisha umuntu ibyanza, control neza cyane yitonze Ndekwe. Reka turabe Ndekwe, arambura pasi kwa Rafael Osahwe. Reka turabe, zamuka neza cyane kwa Paul Weya, Abubakar Traore umunyakenya. Reka turabe, zamuka neza cyane bitonze abasore ikipe ya Rayon Sport. Reka turabe, imbere y'izamu isha kuramo neza cyane, turitse umuntu ntibiranajya isha kuramo neza cyane abasore ikipe ya Vipers. Reka turabe, yitwa Bolafan Shikayata. Reka turabe, azamuka neza cyane Mohamed Andre Kipata. Reka turabe, azamuka neza cyane yitwa Denis Mukude. Reka turabe, azamuka neza cyane kwa Denis Mukude n'ubundi cenga umuntu hari hagati mu kibuga. Reka turabe isha reka umuntu ariko ariyo umusifuzi hagati mwakura gikora mukomeze nta kibazo, tanga avantage. Reka turabe, zamuka neza cyane, reka turabe Ganijuru tereka hasi umuntu, umusifuzi ati mukomeze nka byabaye. Reka turabe isha kuraho neza cyane abasore b'ikipe ya Rayon Sport. Reka turabe match nziza cyane kabisa muri iyi minota. Reka turabe, zamuka neza cyane yitonze Ngendahimana Eric. Reka turabe control yabuze hamenera, arambura pasi kwa Ndizeye Samuel. Arambura pasi neza cyane yitonze kwande kwa Fersion. Reka turabe, zamuka neza cyane Fersion, control neza cyane kabisa yitonze, arambura pasi kwa Mbirizi guturuka mu Burundi Kaseha International. Reka turabe Mbirizi agamba, reka turabe Mbirizi no gucenga akorero abasore ikipe ya Vipers bakuraho neza cyane bitonze. Reka turabe Kipa Vipers. Reka turabe, zamuka neza cyane kabisa yitwa Ariandre Kitiaba. Reka turabe neza cyane kabisa Ariandre Tikiaba. Reka turabe, arambura pasi kwa Rafael Militao. Reka turabe, azamuka neza cyane kabisa ariko Paul we yaramutereka hasi, ni kufura ikipe ya Vipers. Akabikufura ikipe ya Vipers bayitevo, ariko umusifuzi aravuga ati mubuze gatoya mureke kwihuta, ati ntabwo nasifuye, ntabwo nabahaye uburenganzira mwebwe, ati ninjye wa driver muri uyu mukino. Tera neza cyane kabisa si ikipe ya Vipers bari pasanya. Reka turabe, ariko kuraho neza cyane Ngendahimana Eric ashaka kurenza, ariko barukuraho, barawugarura neza cyane abasore ikipe ya Vipers bari determine muri minota. Reka turabe Vipers imbere y'izamu isha hejuru cyane, awutera hejuru umusore w'ikipe ya Vipers. Mwibutsa ko rero umuntu wese kabisa ukunda ikipe ya Rayon Sport aje kureba match yacitswe, ni match nziza kabisa. Akaba ni match rero, akaba ni match ya gicuti kuri Rayon Sport Day cyangwa se umunsi w'igikundiro. Reka turabe ijo, reka turabe, zamuka neza cyane kabisa Ndekwe Felix. Arambura pasi kwa Leandre Onana. Reka turabe, azamuka neza cyane Onana cenga umuntu hariya kabisa, Messi wa Rayon, zamuka neza cyane Neymar. Reka turabe kuga pasi Abubakar Traore, zamuka neza cyane Abubakar Traore, arambura pasi kwa Rafael Osahwe. Reka turabe Rafael, arambura pasi kwa Paul Weya, cenga umuntu neza cyane kabisa yitonze distinction. Reka turabe, rambura pasi kwa Ngendahimana Eric usa nk'uyigiye imbere gatoya. Reka turabe Ngendahimana Eric, rambura pasi neza cyane kwa Paul Weya, azamuka neza cyane kandi kwa Abubakar Traore umunyakenya. Reka turabe Rayon Sport determine muri minota. Hari ingingo Francis Kiretse nawe hagaze avuga ati bimeze bite imbere y'izamu isha turitse umuntu areba kuramo neza cyane ikipe ya Vipers. Ikipe ya Vipers bakuramo neza cyane bitonze yitwa Ibrahim Traore. Reka turabe, rambura pasi, reka turabe, shakisha umuntu hagati mu kibuga, ariko witwa Mbirizi aratabara neza cyane arazibira. Reka turabe Mbirizi, rambura pasi kwa Paul Weya, azamuka neza cyane yitonze, rambura pasi kwa Abubakar Traore. Reka turabe, zamuka neza cyane Abubakar. Reka turabe imbere y'izamu isha Paul Weya Rayon
bake utera poto yitwa Paul Weah ubundi kiriya cyane igitego kabisa ariko uteye poto poto kabisa. Reka turebe rero ashatse kwitabara abasore ikipe ya Vipers bibuze muri iyi minota, sinzi ikibazo bafite ariko barawugaruye neza cyane. Yitwa Ibrahim, reka turebe Ibrahim azamuka neza cyane, arambura passe hagati mu kibuga, control barako abasore ikipe ya Rayon Sport barazibira. Reka turebe yitwa Abakar Traore azamuka neza cyane, tonze kwa Ndizeye Samuel arambura passe kwa Ganijuru Eri arambura passe kwa Fersion, tic tac ya Rayon Sport, arambura passe kwa Ngendahimana Eric. Reka turebe arambura passe kwa Mbirizi ku gituza, arambura passe shakisha Onana ukawucaringa neza cyane, arafata neza cyane kabisa, cengo mu Neymar. Reka turebe arambura passe kwa Abakar Traore, Onana Neymar bo bariyo nta kundi aracenga n'icyatsi kagicenga kabisa. Reka turebe rero kipe ya Sport nitagira umwaka ngo abakinnyi bavunike, umwaka twazatwara igikombe kabisa, umwaka utaha igikombe ni cyayo. Reka turebe rero barizamukiye neza cyane, Ngendahimana Eric. Reka turebe rambura passe kwa Ndizeye Samuel, reka turebe kwa Ganijuru Eli, reka turebe Ganijuru zamuka neza cyane kwa Mbirizi, shaka mugenzi wari kwa musore ikipe ya Vipers bakuraho barizamukiye ibereza, kuramo neza cyane witwa Bonel aragafata neza cyane na kamera, aragahoza aravuga ati anje ndi tayari kabisa muri iyi minota. Reka turebe rero match itari guhagarara habe na gatoya, match itari guhagarara umunota ku munota, match iri kuba iri kwendereya. Reka turebe rero zamuka neza cyane Ngendahimana Eric azamuka kwa Bakari Traore, arambura passe kwa Ndekwe Felix, arambura passe kwa Onana, arambura passe kwa Salwe, arambura passe kwa Mbirizi, arambura passe kwa Ngendahimana, arambura passe kwa Samuel, Kanjuru, Felicien, Ngendahimana, Mbirizi, Paul Weah, tic tac, Salwe, arambura passe kwa Bakari Traore, shaka ku buryo amutereka hasi ariko basanga n'igisore yaratamiye. Reka turebe rero zamuka neza cyane Onana, kuraho neza cyane abasore ikipe ya Vipers. Reka turebe Ndekwe Felix acenga mu neza cyane, Ndekwe arambura passe, Ndekwe Felix arambura passe Fabinho. Reka turebe zamuka neza cyane yitonze, reka turebe arambura passe kwa Bakari Traore, n'ubundi shanyaguza umuntu hagati mu kibuga sore ikipe ya Rayon Sport kabisa, bashwanyaguze ku Rayon Sport Day yitabiriwe. Iyi Rayon Sport Day yitabiriwe kabisa, umufana yaje ewana yahamenetse cyitwa umufana kabisa. Reka turebe rero Abakar Traore, Salwe, Paul Weah, Mbirizi. Reka turebe rambura passe kwa Ngendahimana Eric, cenga umuneza cyane yitonze kwa Samuel Ndizeye, azamuka neza cyane rambura passe kwa Abakar Traore, rambura passe kwa Ndekwe Felix. Reka turebe shakisha Onana bamuzibira ari babiri batatu bane ariko arabacenga. Reka turebe rashaka uburyo ahereza Abakar Traore ku mupira urenga, akaba ariko ngo n'ikipe ya Vipers ku ruhande rw'ibumoso werekeza ku izamu rya Bonel, kiza ku izamu rya Hategekimana Bonel. Reka turebe rero, reka turebe uko biraza kugenda, reka turebe se biraza kugenda bite, reka turebe se nindi rubuze kwitwara neza, reka turebe se nindi buze gutsinda uyu mukino. Ariko nanone icyitwa Rayon Sport Day iyo munsi niwo wa mbere, kabisa, munsi ngaruka mwaka rero. Ubwo rero twizera ko dukurikiye kuri YouTube, channel yacu mwese akomeje kugenda mwenjoyinga neza cyane kabisa, akomeje kugenda mwenjoyinga mugira ibihe byiza, ari nako dusuhuza abataramu bose batuye za Nyamirambo, kabisa, babankurikiye umunsi ku munsi ngenda mbahereza yambo, abwira ni kabisa muri abantu b'abakapo, kabisa, abantu bose batuye za Nyamirambo n'abantu b'abakapo banje, abera ko ndabemera cyane, abemera kabisa nibo bantu banje. Ariko abandi mwese namwe muri abantu banje, nyaboneka mutagira ngo abinyamirambo nibo bantu banje gusa. Ubwo rero ni gutyo bimeze kabisa. Zamuka neza cyane bitonze rero, n'ubundi controle kuraho neza cyane ikipe ya Vipers batangiye kwinjira mu mukino neza. Biraza kurangira gute? Ese umukino uza kuwutsinda ni hatari. Reka turebe zamuka Paul Weah ashaka uburyo yapenetra mu izamu, ariko abasore b'ikipe ya Vipers barazibira neza cyane bitonze. Abasore b'ikipe ya Vipers arazibira kabisa, azibira barazibira kabisa. Reka turebe rero Ganijuru Eli,
reka turebe Ndizeye Samuel kontra hagati mu kibuga neza cyane yitonze arambura passe ati mu kibuga so ikipe ya Rayon Sport baratabara shwanyaguza umuntu hagati mu kibuga ariko witwa Mbirizi akomeza kubibamba reka turebe Mbirizi arambura passe Mbirizi shakisha Traore Abubakar areka turebe Traore Abubakar reka turebe zamuka neza cyane yitonze kontra hagati mu kibuga stone ikipe ya Rayon Sport reka turebe bari distinga muri iyi minota reka turebe icyo bari buze gukora se n'indi buze gutsinda umukino njye nibyo ndi kwibaza icyo ndi kwibaza ni ikibazo kigera kiti ese n'indi uri buze gutsinda uyu mukino mbona bikanse ubwo rero ikibazo rwose yakwibaza ariko nanone akabona ko Rayon Sport distinga ishobora kuza gutsinda umukino kabisa muraguze imitwe mutubwire tubwire se mwebwe murabona ari nde uri buze gutwara uyu mukino katurebe rero Abubakar Traore rambura pass kwa Paul Weah azamuka kwa Mbirizi azamuka neza cyane yitonze kabisa shanyaguza mu Rwanda Ndizeye Samuel azamuka neza cyane yitonze rambura pass kwa Abubakar Traore shanyaguza kwa Paul Weah bawukuraho neza cyane abasore ikipe ya Vipers kontra attaque barizamuka ahubwo imbere y'izo isho kuraho neza cyane Ndizeye Samuel rambura kwaza mu seconde kwa Mugisha François Master reka turebe control neza cyane bitonze zamuka neza cyane kabisa se ikipe ya Rayon Sport wana kumwitozo bawukoze noneho nta bintu byo kugwagwana bafite witwa Iradukunda Pascal ari kwita Messi w'abareyo aho mbona abantu bavuga bati katajya mu kibuga bacenge aracenga n'ibyatsi ni mubi cyane kabisa mubi cyane kabisa ubwo rero gutegereza tukaza kureba ngo bimeze bite kabisa bimeze bite hatari rero ni hatari abafana bo nabonye basazi basizoye ubwo rero nabyo nukuza kubitegereza tukaza kumenya niba bari gufanira ukuri bari gufanira ukuri kabisa abundi wasanga no gufana ntano uri gutanga inkunga ngo bagora abandi bakinyi bitangaza katubere Paul Weah zamuka neza cyane kwa Abubakar Traore rabura Ndizeye Samuel rabura passe neza cyane tonze kwande kwa Fersion Ngendahimana Eric rabura passe reka turebe kwande kwa Onana rabura passe kwande kwa Mbirizi ashakisha mugenzi we kwande kwa Leandre Onana n'ubundi ashaka kurya kwinjira Onana kuraho neza cyane se ikipe ya Vipers kuraho neza cyane bitonze